ariko puwa planning zabe futeri Inkotanyi imitekerereze n'imipangire igenamigambi ryabo ripfuye ryatumiye igihugu bagita mu manga bazi ngo barakorana n'abanyamahanga batererana abanyarwanda. Biriya ntago by'abarimu bakoze ntago twabyita yes, abarimu bari mu kinya none ahangaha bari mu kinya n'ubwa mbere bakorerwa gashya kuva FPR yabaho ngira ngo uko byagiye bibaho. Barize icyizere abe FPR Inkotanyi n'abanyeshuri batakariza icyizere FPR Inkotanyi abe FPR Inkotanyi kubera bahatereye ibaba akuri iyo ngingo ni ukubahombeka kugira ngo iminsi ya FPR Inkotanyi ibe yiyongera. Agereranye nuko abarimu kera bari bameze barumva ko kuva bakuye ku icumi bakagera kuri ni icyakinya muri iki nyo umuntu ari mu kinya bari mu kinyo uyu munsi ntabwo twabyita nk'umushahara kuko ugereranyije ibihe bigeze birani nko kubatera ikinya. Wenda nk'abantu bari bamaze igihe nyine mu bibazo bimeze kuriya birumvikana ko akishimo kakanyaga ariko ejo bundi muzamubibona ibi uko byari bimeze ubu ngubu uko bimeze ariko se tunibajije tugende dusesengure turebe igihe u Rwanda rwari rumeze neza biriya bihe kera rumeze neza rubona imfashanyo rubona imishahara rubona inguzanyo rubona ibiki rusoresha ubu ngubu murebe hari ibibazo byinshi mu Rwanda amasosiyete amakoperative yagiye ahomba yaragize gute bamwe bandikiraga kiriya kigo bari yandikije bose bagiye babisesa basesa amasezerano biki n'ibiki ubu abacuruzi benshi uragenda ugasanga hamanitsemo amakarito gusa ndetse turi kumva ko n'amahanga ashobora gufunga imfasha ubu Rwanda nibwo rubonye amafaranga bari barahishe hese bazayakura hehe niba baravugaga mu gihe bari bafite amafaranga amahanga amena mu Rwanda babona amafaranga menshi ava mu nkunga mu biki byose mu misoro mu misanzu n'ibiki byose ubu ngo bazayakura uko batinya ko abarimu bagiye gukora imirimo badukuye icyizere bityo rero tubongerereho ka serumu kugira ngo tubabeshe ukagira ngo barabesha abanyeshuri barabesha impinja atse kuvuga ko kiriya gihe babamburaga nkana urabona bavuyanye ku 10% bashyira kuri 88% kuri bamwe bari turi buze kugarukaho bazayakura hehe bishatse kuvuga ngo babamburaga ariko hari nakandi kana abantu bari kugenda bavuga bati Rwanda rugeze ahantu hakomeye cyane bashaka kwiyegereza bari bari hanze bari nibo bajya kubona abaseseri hahantu tahubwo mucungire hafi abitegura ibi bintu byose turi kugenda tubireba kandi hano dufite turavugana na Barafinda rumaze igihe nawe atereka ngira ikintu mbivugaho ariko ikintu kigaragara ibi byose mu byukuri two kubirebera mu ndorerwamo imeze gute ahubwo turebe mu buryo burambye ari amafaranga azamarira iki mwarimu amafaranga 100,000 nk'u Rwanda no kuvuga ngo ni 3,600 buri munsi yakagombye kugira hazavamo tiki hazavamo yo kurya hazavamo yo kwishyura minerivare z'abana hazavamo ibiki ta BCD turi buze ko ngure none turareba ko kw'ikikuri hari igikwiye rero cyakagombye gukorwa ariko igikwiye ntago kiri gukorwa tureka rero za politike zo kumaska mwishimye none ariko ejo bundi muzabona ibintu ariko uri mu kinya n'ubundi bari kumubaga bakunzi baca no yacu kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda twongeye kubasuhuza aho muri hose abari mu Rwanda tubasuhuze kandi twishimira uburyo mukurikira ibiganiro byacu hano mu Rwanda hirya no hino mu gihugu mu ntara zose z'igihugu no mu mujyi wa Kigali turabashuhuje cyane. Hari abanyarwanda rero batari kure y'umutima bari kure wenda tutabona n'amaso yacu tubona online n'ahandi n'abanyarwanda bari hanze mwese hari umunyarwanda wambwiye ngo ntago turi hanze turi mu gihugu turi hafi turabizi ko muri hafi cyane kandi abantu badukurikira hari n'abari mu gihugu ubona batari mu gihugu kuko ne kimwe nuko bimeze burya umuntu wese ahari ni logique yarabizanye mavuga ati kuba turi hanze ntibivuga ko turi hanze turi mu gihugu pe
kuko tubazirikana isaha n'isaha. Nibyo rwose turi kumwe kuri ya maso si kure y'umutima, kandi turi kumwe hose muri byose. Mwese mukomere rero abatuye ku migabane igiye itandukanye ariko mutekereza igihugu cyane. Tuba turi kubwira abatwumva, abo mukorera share, like, subscribe ndetse na commentaire, bose yo bigejejeho birikana ko bari mu gihugu bose. Abari mu gihugu rero turi kumwe n'abari bose muhererekanye ibiganiro. Yego, twakiriye ikaze kuri Ganza no kuri Tsinda. Aho neza bwana Mwizero? Muraho neza perezida wa Ruda Barafinda Segikubo Fred, tuguhaye ikaze cyane. Komera ko ndagira ngo hari ikintu nshaka ko duhuza, ari nacyo tugiye kuganiraho cyane, kigendanye nuko kuzamuka kw'imishahara y'abarimu. Uyu munsi bavuga bati imishahara y'abarimu yagize gute, yazamutse. Muri kwa kuzamuka kwayo rero ese byaba bifitanye isano nubwo ari ingingo ebyiri abantu bibaza. Ese kuzamuka kw'imishahara kwaba kugendanye n'ubwoba FPR yabifitiye abanyarwanda, kubera ko izi ko umwarimu ari iremezo wenda ry'abaturage, kubera ko umwarimu ari we bakoresha wenda mu matora yiteganyirijwe, akaba aribo bajya mu baseseri n'abaki bakaba aribo bajyaho hasi. Ese umwarimu ukurikije ukuntu yakandamijwe mu bihe byashize kugeza iyi saha uko bibaye igihe cyo kumwibuka, ese koko umwarimu aributswe uyu munsi, cyangwa se ni ukubera ahubwo tension cyangwa se ubwoba FPR ifitiye abanyarwanda muri iyi minsi bitewe n'uburyo yagize ati noneho reka turebe uburyo twarerembya twazimyamo gakeya, noneho tujugunyemo. Abandi bakibaza batese ko FPR izamuye umushahara wa mwarimu uyu munsi, turi bugaruka uburyo yagiye uzamuramo, noneho kuki uzamuye uyu munsi mu gihe yo ubwayo bari kuvuga bati ni mu bihe byo kubashyiriraho ibihano, wenda ayo mafaranga azava, ariko hari abavuga bati bashobora kuzasigara bafasha segiteri igendanye n'uburezi. Noneho bakavuga bati niba bazafasha ikigega cy'uburezi noneho abanyamahanga, reka tukizamurire umushahara, noneho tuzabona uburyo ibintu wenda bizagenda. Ariko nanone hari n'abavuga bati uko uyu mushahara wa mwarimu wazamutse ntago bigendanye n'igihe turimo, ukurikije uko ibiciro bimeze hano ku isoko, nabyo wenda turi buze kubigarukaho. Ariko ikinini cyane kigenda kigarukaho ati ese no gushaka guhombeka umujinya uri mu banyarwanda baciye muri mwarimu, kuko urabona ko hari abantu benshi bagiye badimira. Harimo abagiye bavuga bati ibi bintu ni sawa gusa, kandi tunibutse yuko mu bihe byashize mwarimu bamwongeragaho ngo bongereye 10% mu bihe byashize. Bashyizeho 10% ugasanga nk'amafaranga 4,000 ku 42,000 cyangwa 4,200, gutyo icyo bita inica ntikize. Nibyo rero tugiye kugarukaho uyu munsi kuri logique y'ibi bintu. Tutaragaruka ro ku biciro, nagira ngo wenda kw'iryo zamuka ry'umushahara wa mwarimu wowe ukuntu waba ubyumva, kugira ngo tugire gute, kugira ngo twunguraneho ibitekerezo kuri iki kintu. Noneho turi buze kugaruka tugende dutanga ingero uko ibintu bimeze, uko niba yazamutse gutya bizamufasha iki. Nagira ngo wenda muri makeya uko byumva kuri mwarimu d'abord, umwarimu w'ubushize uko byari bimeze, nicyo kugira ngo no twinjire muri mwarimu uko bizaba bimeze. Urakoze, ikaze. Yego, murakoze. Mwarimu yarahohotewe, mwarimu yararenganyijwe, noneho atakarizwa icyizere. FPR Inkotanyi n'abanyeshuri batakariza icyizere FPR Inkotanyi. Umwe abinyanja, undi amubana iryamirizi. Bityo rero ireme ry'uburezi riratakara hagati aho, kubera mwarimu atafashwe neza. Kuva iyo mpamvu ikomeye cyane, FPR Inkotanyi kubera bahatereye ibaba kuri iyo ngingo y'abarimu, nabo babaganye indyarya ngo babongereye umushahara, kandi uwo mushahara utagendana n'ibiciro ku isoko. N'ubundi icyo babongereye ni ukubabeshabesha, ni ukubahombeka kugira ngo iminsi ya FPR Inkotanyi ibe yiyongera, kuko batinya ko abarimu bagiye gukora imyigaragambyo mu gihugu hose kubera akarengane k'ibihekane babakubise. Bityo rero bakabona ko n'amatora yegereje, bakavuga ngo 2024 hazanyura uwambaye abarimu badukuyeho icyizere. Bityo rero
tubongerereho ka serumu kugira ngo tubabeshe ukagira ngo barabesha abanyeshuri barabesha impinja kandi abarimu ni abantu b'abagabo n'abagore n'abagabo b'indyamunyu bareba kure b'abafilosofa inshabwenge zanyu zireba kure bityo rero ntibazaziryarya ntibazazibesha abarimu twe twavuze ko tuzabahemba ya mbere neza cyane nibo bazahembwa ya mbere abasirikare bahembwa ya kabiri abaganga bahembwa ya gatatu n'abandi bakozi bakurikizweho FPR Inkotanyi rero ireba gahunda zacu z'abaruda ikavuga reka tumeneremo twongeza abarimu noneho tube tubafashe amatwi bukwavu tube tumare kabiri mbese twikindi inyuma y'icyo kiza cy'ako kaserumu k'agashara ntabwo ari uko bigomba kugenda abarimu bagomba guhahira muri ameshopu nabo bakajya bahahira muri ameshopu ku biciro byiza birumvikana n'abaganga bakajya bahahira muri ameshopu n'abaturage bakajya bahahira muri ameshopu kuko ibyo ameshopu icuruza byose itanga nabyo bikorerwa mu nganda zimwe ngibyo abaturage barya nk'ibyo abaturage bahaha mu mabutike mu maduka yose bikorerwa mu nganda zimwe nta mpamvu y'uko hamwe mu gihugu kimwe ibiciro byaba biri hejuru ibindi biri hasi kuri bamwe ku bantu runaka ibyo byaba ari ivangura ryazanywe mu banyarwanda bityo rero abarimu bose bagomba kuba muri ameshopu n'abaganga n'abandi banyarwanda bose ni muri urwo rwego rero tugomba kubwira abarimu uko batababesha FPR Inkotanyi bazana ibiryabarezi byo gufatiraho abanyarwanda kugira ngo babafate amatwi bukwavu bababeshabeshe babasugesha utuntu twa ntakigenda kandi mwarimu niwe utagira inzu mwarimu niwe utagira ikibanza na mwarimu niwe utubatse mwarimu niwe mukene ukodesha inzu amafaranga y'ubukode yariyongereye kubera y'ubutaka yiyongereye n'ay'amazu yariyongereye bityo rero ibyo byose byarengeje ubushobozi bwa mwarimu niyo wamwongera kangahe ari wowe wateje ikibazo nk'uko FPR yateje ibyo bibazo byose iyo yakongera ahangahe ntabwo byahura n'ibibazo abarimu bikoreye n'ababyeyi reka gatoya mwari mwumviseho akantu kavuga ngo dudu kariya kaba hari kukubwira ngo amafaranga mwari mwashyizemo kugira ngo muhamagare umuntu arashize niyo mpamvu ubu ngubu tugira ngo twongere kugira tumugarure ku murongo nyine birasaba ngo twongere dufate irindi fatabuguzi tumuhamagare ntimuvuge rero ni ukuvuga ngo rero barafinda icyo arimo agenda asobanura ahangaha yasobanuraga ibibazo abarimu bafite umwarimu ntafite ikibanza ati muri rusange ikintu cyiza nanone agarukaho cyane ni ahangaha avuga ati hakagombye niba hariho icyo bise amishopu ntabwo benshi buriya babimenyereye amishopu nyine n'abasirikare shopu hakagombye kubaho rero na jobless shop ni shopu nyine y'abantu batagira gute y'abantu batagira akazi nabo bakagahahira ahantu habo kubera ko baba batunzwe n'iki n'amanu ziturutse mu ijuru cyangwa se bakagira amaresitora wenda batunga nta wamenya uko bitewe n'uko igihugu cyaba kimeze ahangaha rero muri rusange nicyo yari kugenda avuga mwarimu shop ni iki hera habagaho ngo za Provia n'ibindi ubwo rero yarakiri ku murongo mwarimu mwumvise gusa bibaye nk'ibi bivuze bati abagiye ku ruhande turacyamugara kugira ngo tumuhe ijambo turaza kureba neza akanini icyo bizamarira mwarimu w'ubu ngubu muri rusange karibu rero uracyafite ijambo n'iryawe byari bigize twongeye kugira ngo twongere tware ku murongo uvuga uti hakagombye kubaho niba hariho amishopu hakagombye kuba Rwanda shop rero ikaba ahubwo yahagombye kwita cyane ku bantu bafite intege nkeya nanjye niko mbibona nk'abashomeri cyangwa se uwari wese hakabaho rero ku buryo ibiciro bigabanuka mu buryo uwari bwo bwose bikagabanukira buri muntu uwari we wese muri rusange ndagira ngo ukomeze ijambo n'iryawe yego ni muri urwo rwego rero
nk'umuntu wafashe igihe cye agashora imari mu mutwe we yiga agashora n'imyaka myinshi yiga ntiyajya guhorombira guharanira gushinga imishinga no gukora indi mirimo yamwizereza ngo agure ibibanza yubaka amazu arongore abyare nawe yigishe umwana we abanza n'ayisumbuye makuru na za kaminuza nawe aminuze umwarimu akaba yarasigaye inyuma nk'ikote mwarimu yararenganye yarahohotewe kandi azize FPR Inkotanyi yabipanze nabi mu gihe umwe FPR Inkotanyi ahembwa amamiliyoni menshi uhereye ku baminisitiri babo n'abasenateri babo n'abadepite babo n'abakeyameni n'abakeyawimeni babo ugasanga FPR Inkotanyi barayoza ingorofani imishahara mu gihe abandi bo n'akayiko gatoya katuzura bityo rero urumva FPR Inkotanyi bakubise accountability wasanga baremezeho imitungo yose y'igihugu ibyiza byose by'igihugu nibo babitwaye abarimu babura ishoramari bashorera ngo ababyeyi babo bakore cyangwa abavandimwe babo bakore cyangwa abagore babo cyangwa abagabo babo bakore cyangwa abana babo bakore nabo biteza imbere mwarimu akaba yarakeneshejwe nkana na FPR Inkotanyi mwarimu rero ni muri urwo rwego tugomba gukora ibishoboka byose mwarimu akazazamurwa mu ntera akazaba ari uhembwa ya mbere tukamushyiriraho n'izo Rwanda ni shop bose abanyarwanda bagahaha hamwe ku biciro byiza nk'uko shop ihaha ku biciro byiza kandi inganda zikora ibyo bicuruzwa ari zimwe na transport ari zimwe amakosisi namwe ariko biratangaje kubona serivisi shop yabonye kuki mwarimu atayibona kuki muganga atayibona kuki abashomeri batayibona kuki abakene batabibona bikabonwa n'abafite akazi kandi abadafite akazi batabona iyo serivisi urumva aho niho ubusumbane no kuryamirana kw'abanyarwanda kurambaranye yawe ni ikibazo byo birumvikana nta n'utanabyumva nibyo twavuga tuti wenda kera habagaho amaguriro ngira ngo abantu bakuru kuko barayazi ibyo bitaga za Oprovia no Provia harira ndumva ari ibintu nk'ibyo ubyibuka neza araza muri commentaire aratubwira ariko nabonaga ntajyaga abantu wari wese uciriritse akajya kugera ariko urebe n'abantu bashobora guhahira ahantu baciriritse ngira ngo mwagiye mubibona cyane cyane nko mu bazunguzayi ubona ko ibiciro byo kubazunguzayi ntabwo bingana n'ibyo mu alimentation barabahiga bakabiruka nko bati mpaka mugiye mu alimentation cyangwa se hehe ntabwo rero buriya urusumbane mu gihugu ko ruba rugomba kuvaho ahubwo hakajyaho uburyo ibiciro bijya hasi abantu bose ku buryo babasha kugera ku isoko tugarutse rero kuri iki kintu cya mwarimu wenda baravuga bati hari aho mwarimu kera mbere nko mu myaka 2 ishize cyangwa se guhera none mu gihe byashize mwarimu bavuga ko yahembwaga ubundi bavuga ko yahembwaga ibihumbi 55 nk'umwarimu twaganiriye 55 ariko akayafata yose mu gihe cyose ahemberwa muri Banque Populaire yahemberwa muri mwarimu sako agafata 42 42 andi barayamubikiraga ngo ariko bambwiye ko iyo yashakaga ari ingaho yagenda akajya kuyafata cyangwa se muri kwa kuyafata cyangwa se bakazayamuguriza ça dépend nuko wenda babyumvikanyeho ariko reka wenda tuhere kwa yangaya nka 40 na bingahe tureba uko mwarimu wa kiriya gihe yarameze none turanareba na mwarimu w'ubu ngubu ukuntu yarameze mwarimu wa kera rero hari ukuntu ibiciro byari bihagaze ku masoko tugiye kureba uyu munsi ko mwarimu yongejwe umushahara ese mwarimu umushahara yongejwe ikibazo cye cyakemutse niyo tugiye kureba turibuka ko mu bihe byashize nko mu myaka wenda nk'ibiri ishize niba ntibeshye icyo bitaga umuceri ariho abanyarwanda yego barya umuceri ni bakeya icyo ari cyo cyose turagifatiraho kiriya gihe wabonaga nk'igitebo cy'ibijumba abantu bari bakigura nko ku gitebo cy'ibijumba mu myaka nk'ibiri ishize ariko nk'ibiro 25 by'umuceri wenda kariya gafuka kaguraga nko mu bihumbi 14,500 ugereranyije cyangwa se 15 byagera kure ntibirenge nka 16 gutya
hari amavuta ari amavuta yaraciriritse rero ziriya 5 litre ndumva zaraguraga nko mu bihumbi 4200. Noneho rero inyama zo kurya nk'ikiro cy'inyama cyaguraga nk'amafaranga 2500. Ndumva ibyo byose tubize muri bya byashize. Imyenda rero yari ikigura makeya, ngira ngo yaguraga makeya mu buryo bugaragara, ku buryo wenda ngagendaga ushaka nk'agapantaro n'agashati keza ugiye kumanuza nko mu iduka utagiye kugura caguwa, nibura usanga igeza nka 13 14 gutyo bitarengeje mwaho ngaho, ko nk'ishati wenda ari nka 7 n'agapantaro wenda keza nka 6 gutya. Wabara rero icyo gihe iyo wabaraga byanze bikunze nka mwarimu unywa fanta yari ikigura make, ikigura muri 300, ariko wenda irya ntoya Primus igura amafaranga 700. hari abikundaga Primus akavuga ati nibura buri cyumweru nzajyamo nk'aga Primus ka 700. wabara nko mu kwezi ugasanga nko du Primus 4 ku bihumbi 2800. iyo wabaraga umushahara wa mwarimu rero mw'icyo gihe ubaza utwo tuntu twonyine twerekana uburyo mwarimu icyo gihe yari yaragowe. Afashe ibihumbi twabariye ku bihumbi 40 wenda na 2 ndi yayazigamye, ariko nubwo twabarira kuri bihumbi 55 ko afata mwarimu wa mwarimu ufata 55. utu tubaze twonyine mwumvise ko tubaze ibintu twakwitamwo tubaza umuceri, tubara amavuta, tubara akanyama, tubara n'utwenda yakwambara wenda n'aga Primus ashobora kunywa, yavuga ati cyaka kiranyishe. Ibyo bintu yo bibaze byonyine ubaze, ntiwabaze umuriro azakoresha, ntiwabaze inzu azakodesha, ntiwabaze urugendo azakora niba azatega, ntiwabaze telefone azakoresha hamagara, mbega muri makeya ntiwabaze amazi azagura, ntiwabaze n'amafaranga y'abanyeshuri ashobora kuzabishyurira. Ibyo ntiwabibaze, ariko ibyo twabaze byahise bigwa ku mafaranga ibihumbi 41. Ni ukuvuga ko 41 cyangwa se 43 niba hari utwagiye twiyongera icyo gihe muri birabiye byashize. 43 hagasaguka amafaranga ubwo muri 55 hagasaguka amafaranga ibihumbi 12 ukareba azaguramo ibishyimbo, waguremwo umufuka w'amakara. Icyo gihe wayiguraga mu bihumbi 10 cyangwa se 8 gutyo mwaho ngaho, ugasanga naguramo umufuka w'amakara azakoresha ku kwezi nayazashira. Ukibaza kiragihe umwarimu muri rusange yabagaho gute? Batatubeshya abarimu batubwire. Niyo mpamvu basangagaho ko abarimu ireme ry'uburezi ryarapfuye, sirito mu bigo by'amashuri ya leta ireme ry'uburezi ryari ryarapfuye, riragenda riraryama, riragenda rirasinzira. Noneho rero kw'icyo kintu tutarajya ku ngingo yerekeranye nuko bamwongereye umushahara ubu ngubu nuko tubona nuko ubuzima bwe buzagenda, nagira ngo uba ari cyo ubanza gusasiraho ukurikije uko ubuzima kiragihe koko mwarimu yabaga ukurikije ibyo navuze, ubonaho ko yarabagaho gute. Kuba ibyo tubaze byose tutashyizemo umuriro, tudashyizemo imboga zarisha uwo muceri yaguze, tudashyizemo deplacement zakora, tudashyizemo amafaranga y'ishuri, ubyumva wese koko yumva ko umwana wa mwarimu yigaga gute, umwana wa mwarimu yaryaga gute, umwana mwarimu koko si ireme ry'uburezi ryapfiriye kiragiye koko. Urakoze cyane. Ireme ry'uburezi niho ryapfiriye guhera icyo gihe. Mwarimu ntiyambara neza, ntiyambara ibikwiriye, ntaryama neza, ntagira ibisaswa byiza, ntiyiyorosa neza, kandi ntaryamira ku gihe. Bamubwira ibintu byo gufotora, afotoza amafaranga ye mu masiperi kafe, ibigendanye n'akazi ari bukore. Ibiyo byose mwarimu yaragowe. Noneho mwarimu, hari abarimu bari mu byiciro bibiri. Hari abarimu bagira amazu yabo, amacumbi yabo babamo biyubakiye, hari n'abatagira namba bakodesha. Noneho abo bagira amazu yabo nabo baragowe, bararenganye kuko ibyo byose umaze kurondora haruguru byose bagiye babikura mu mushahara wabo, ako kaserumu kabo. Basigarana ikibazo cy'amafaranga y'imisoro y'ubutaka, bazayakura he ko ubu basoreshwa n'ubutaka ari menshi arenze ubushobozi bw'umushahara wabo. Bakabasoresha imisoro ku mazu yicaye kuri ubwo butaka. Noneho ugasanga mwarimu asa nkaho yasuriwe umugambi w'akagambane, yaragambaniwe. Yaba ufite ikibanza n'inzu yaragambaniwe.
yaragambaniwe, yaba ukodesha yaragambaniwe. Mwarimu yakubiswe inyundo mbere y'uko umusirikare n'umupolisi ayikubitwa, mbere y'uko umuganga ayikubitwa n'umuturage usanzwe. Abo bakubiswe, mwarimu yakubiswe inyundo kweri n'ababyeyi bakubitwa inyundo babongereza minerivare, kandi ari abashomeri batagira aho bakura amafaranga, ari abashomeri batagira akazi, batagira munsi y'urugo, nabo bakodesha batagira aho baba, n'abafite amazu badakodesha nabo imisoro ku butaka no ku mazu ikababangamira ikabagora. Muri make byose ku izingiro rimwe bikateza imibereho mibi y'abanyarwanda muri rusange. Ugasanga mwarimu nawe ntatanga ubumenyi bukwiriye, n'ubwenge ntatekereza neza ngo bugwire, n'ubumenyi ngo bwiyongere, n'ubunararibonye, noneho n'ubwenge Imana yamuhaye nabwo bukagenda isuri y'imonogoze iyo tumaze gusobanura haruguru ikamwibasira. Ubwenge kuko yutarya neza na bwa bwenge ntibwisanzura ngo buvuriye bukwakiremo, bumurikire mwarimu, bumurikire n'abanyeshuri n'ababyeyi, bazamurika amanota meza kubera mwarimu yigishe neza, kubera yatekerezaga neza, intekerezo ze zari hamwe mu gitereko kimwe. Mwarimu ugasanga arahuzagurika, mwarimu niwe muntu bafata nk'umukene, nk'umuhanya, nk'umutindi. Mwarimu urumva yaragowe, yahuye n'akarengane k'ibihekane. Mwarimu ntashobore guhahira muri ameshopu, ntashobore kugira umwihariko afashwamo nk'umuntu uzamura ubukungu bw'igihugu, kuko niwe mwarimu niwe shingiro. Abasirikare banyura imbere ye, abaganga banyura imbere ye, abacuruzi, baturage bose bazi gusoma no kwandika banyura imbere ye. Mwarimu niwe shingiro ry'ubukungu, akaba yarandagajwe atyo. Mwarimu yarafashwe nabi, yarahohotewe, yarahozwe inyundo, akagonga n'urukuta atazi bakarumugongesha. Urumva mwarimu bamugize igicibwa gisatira ku bukungu. Inda ya mwarimu barayifunze n'umunwa barawufunga. Mwarimu ntarya, ntanywa, mwarimu ntaryama, ntagira ibishashwa, ntagira ibyiyoroswa. Mwarimu ni ukuvuga ni umuntu wazengerejwe n'iyi ngoma ya FPR Inkotanyi irabazengereza kweri. Mwarimu yahuye n'akarengane k'ibihekane nka perezida wa Ruta. Ni ikibazo byo gikomeye cyane, kuko nibyo abantu bibazaho bati iyo tuvuga tute abanyarwanda babaho nk'abanyayisiraheli muri Egiputa, bamanukaga ngo kumva manu ziramanutse rimwe, musati mu mana wadufashije tukabona icyo kurya, inuma zikamanuka, zamara kumanuka bakotsa bakarya, inyota ikabica kubita ku rutara amazi akaza. Nibyo umuntu yibaza uyu munsi. Ndagira ngo abarimu bazatubwire koko abarimu babaho gute mw'ubu buzima. Ariko kuko niyo unanarebye nibyo ubona ni bya bindi bajyaga ngo babivuga ngo batubeshya ko baduhema, natwe tukababeshya ko twiga tubigishiriza. Uzasanga ibigo bya leta byinshi abana bagiye barangiza kwiga amaprimeri batazi gusoma no kwandika, contrairement n'ibigo bya privé, kuko agashahara kariyongereye kari hejuru. Hano rero nibyo waruvuze ahangaha, uvuga ku musoro w'ubutaka bwagomba kugusorera byanze bikunze. Ariko wenda abantu bahita bibaza bati ubwo butaka asorera wenda aba yanabuhinze. Ariko turi kwibaza hano ahanini ku mwarimu udahinga, kandi twibuke ko uyu mwarimu aba yarize muri minerivare ababyeyi bamuhaye, cyangwa se yaranagujije, bikasaba ko agomba kuzajya yishyura bagiye bamuguriza yiga, cyangwa se ari utwo yagurishije. Ibintu nk'ibyo ngibyo ni usasanga n'ubundi ameze nabi. Turaza kugaruka ku ngaruka mbi zo kuba mwarimu yafatwa nabi mu gihe runaka. Hano rero turi mu gihe cya kera koko, tugasanga mwarimu nta buzima n'ubundi yari afite, kandi tukareba ukuntu ibiciro bikiragiye byari bimeze. Mu bihe byashize ndibuka ko ikiro cy'ibirayi mu gihe ikiro cy'umuceri cyari kiri munsi y'amafaranga 1000, nk'imiceri bitaga imiceri ya Pakistani yaguraga make cyane muri 600, magana ngahe ubona imiceri ya 600, 700, kawunga ubona kawunga ya 400, ibiro 10 by'akawunga ndibuka ko byaguraga 4000 cyangwa 2, ari n'igihe byaguze 2800, kawunga kiturikiraga i Bugande. Ariko kawunga ibiro 10 urabibona ku 10,000, urumva ko byiyongereye cyane, kandi yaraguraga 4, 2800, 10,000, 8,000. Ndumva sinzi niba ari kawunga ijya munsi y'8,000. Litiro y'amavuta kiragiye yaguraga amafaranga make, y'ubu ngubu wenda
iyo ugereranyije n'igihwagara ubu ngubu wenda ukuntu cyazamutse cyangwa ya mavuta yangaya yoroheje ubona ko byikubye inshuro nyinshi ngira ngo n'abantu benshi bagenda babivuga. Inzoga ya Primus ubu ngubu iragura amafaranga 1200, biraguraga 700, inyama zaguraga 500 ziragura 400. Urumva rero ko ibingu byagiye byiyongera. Tugiye no kureba uyu munsi mwarimu yishimiye ati twahembwe amafaranga yiyongereye cyane rwose. Mwarimu afataga 55 bamugejeje ku mafaranga 108,000. Icyo kintu wacyumvise. Tugiye kurebera ko uyu mwarimu wafashe amafaranga makeya niwe mwarimu mu rwego rwo hasi, abandi wenda tuzaba tubagarukaho nyuma nabo turebe, kuko uko ugenda uzamuka price uzamuka mu ntera niko besoin zigenda ziba ilimite n'imiryango n'ibiki byose. Tugiye kurebera ko uyu mushahara w'amafaranga 108,000. Erego uyu munani ushatse ntiwawubara, kuko twibutse ko nubwo wavuze ati umusoro w'ubutaka uraza, ariko mwibuka ko ari n'ibya FPR biza bati mwarimu gasaba mukase bakayajyana bakayatwara faranga FPR. Nabyo ngira ngo bigenda bibaho amafaranga. Wibutse ko hari amafaranga aho arate amafaranga y'umutekano, wibutse ko hari amafaranga y'ibishingwe aho mwarimu atuye, turi kuvuga aho babyaka amafaranga y'umutekano ahoraho. Utuntu two ducogo ukazasanga n'ibyo 50,000 cyangwa 40 yagiraga byageraga no munsi yabyo cyane ugiye ugereranyije. Reka twirebere mwarimu w'108 uyu munsi. Mwarimu w'108 uko ubibona urabona biri mu mumarira iki muri rusange. Turahera ku kuntu ubu ngubu ibicuruzwa biri kugenda bimera ubu ngubu. Hano rero turabona ko ikiro umuceri ubu ngubu wagiye uzamuka. Umuceri warazamutse ibyo ari byo byose, waguraga muri 100 uragura mu 1,500, 1,200 amakeya. Bishatse kuvuga ngo ufashe nk'ibiro nka 25 by'umuceri ushobora kuzasanga biri kugura mu 30 na bingahe, sinzi wenda wasanga hari n'ugera muri za 40, wenda birashoboka. Ikiro cy'isukari, kilogarama y'isukari uyu munsi niba zanywa ikiro kimwe mu mezi, tubare nko ku biro 2 wenda, niba zabikoresha mu gihe cy'ukwezi kose sinzi aba yari umwarimu umwe. Ariko twibuke ko mwarimu abarimu benshi ntago ari abantu b'abaseribatera, benshi bafite ingo, abenshi bagiye bafite ingo, hari n'ababonye utuzi vuba kandi banafite ingo. Iyo bariye nko ku biro 2 ashobora gufata wenda niba yabifata mu kwezi, niba aziyeranje akajya anyondekamo ni ibiro 2 turi kubara no mu kwezi. Niba bizashoboka dusanga bishobora kuzafata mu 3,200 kuko ikiro ni 1,600. None amavuta 5 litre rero urabona ko byageze mu 12,000 ngahe. Wabara nk'inyama aho zigeze wenda zarye nk'ituro 2 tw'inyama kugira ngo avuga ati nariye akaboga, kusanga bigeze nko mu 4,200 cyangwa se 4 wenda bitewe na hariho bavanze n'uduki. Wareba akavuga ati se sinzambara, byanze bikunze nzambara. Urebye ukuntu ipantaro yazamutse, ipantaro ushobora gusanga igeze muri 10 na bingahe, ishati igeze muri 10, wareba ugasanga kwambika ipantaro n'ishati biragera muri 25 mu 25. Inzoga rero yarazamutse igera ku mafaranga ngahe, litiro imwe yageze ku mafaranga 1,200, 1,200 nako rya cupa rya Primus ugasanga bizagera kuri 400 ngahe. Iyo rero ugiye westing utu detail ngiye mvuga twitwa ibintu utabariyemo ko uwo mwarimu azakenera kuba wenda afite umwana wiga, ukenera ko umwana wenda ashobora kuba afite umwana wiga segonderi, wiga se primaire bitewe niyariyo, udakivuze ko mwarimu azakenera icumbi ryo kubamo, utavuze ko mwarimu azakenera déplacement na telefone, utavuze ko azakenera inkwi n'amakara, azishyura umuriro w'amashanyarazi, azishyura amazi, mwarimu azishyura amafaranga y'ibishingwe n'imitekano. Byo byose ugiye ubibara bizarenga amafaranga 108,000 bezuwe za mwarimu, usange byageze mu mafaranga 2,200. Arengaho ayo mafaranga yose asigaye inyuma yose azava ukurikije ukuntu ibintu ubungu byagenda. Ikiro kibira kiragura amafaranga 450. Mu gihe mu bihe byagiye bishira nibura rigiye wasaka kigura 200 cyangwa 150 ingahe na 50 na 40 gutyo, ariko urumva incuro zikikubye. Nibura ntabwo umushahara yahembwaga wavuga ngo wikubye pari raporo yuko mu bihe byari bishize, uragenda wikuba ukurikije uko ku isoko uyu munsi bihagaze. 108,000 barafinda Segikubo Fred uyu munsi uri mwarimu. Sinzi ubona byakumarira iki wenda uri umugabo ufite umugore n'abana babiri wenda biga muri segonderi y'uyu munsi, kuko segonderi y'uyu munsi
ntago uyu mwana umwarimu uyu nguyu uhembwa 108 ndetse ntekereza ko nuhembwa 200 adashobora kuzajyana umwana we muri lycée Notre Dame de Citeaux cyangwa lycée do Kigali, kuko aho ngo bari muri Minerval irenze mu 100 ari ibigo bya leta. Noneho tujye mu bigo byigenga, bishatse kuvuga ko mwarimu azajyana umwana we hahantu atari ireme ry'uburezi, ariho twita muri za nayi. Ndagira ngo duhere ku umushahara amafaranga 108, wenda bishobora gufatisha nk'umwarimu uyu munsi ufite urugo ariko ubonye akazi avuga ati nzajya mpembwa 108, afite urugo wenda afite n'umwana uri kwigana nibwo abonye akazi. Ibi amafaranga ashobora kumumarira iki uyu munsi? Ntacyo yamumarira rwose, haba na buhoro haba na buke, kuko mwarimu nk'uko navuze ko atagira munsi y'urugo. N'abafite ibibanza bafite ibibanza bawubatsemo inzu gusa. Mwarimu ntiyashobora gutunga ubutaka bunini kuko nabwo bwamusaba imisoro myinshi. Mwarimu ni umuntu ufata agapariseri gatoya ukaterekamo akanyumba, yabamo k'ibyumba 2 na saro cyangwa kimwe na saro, ariko mwarimu ntiyatunga ubutaka bunini kuko atashobora kuburihirira kubutangira imisoro yabo. Icyo rero mwarimu yaba ari umusiribateri, yaba atunze abana 2, yaba atunze abana 10, mwarimu ni ukuvuga yaba ari umwe, ari umumama, ari umupapa, ari umusore, ari inkumi, uko yaba ameze kose mwarimu yaragoswe, ari mu mfunganwa. Mwarimu bamupfunikiye mu icupa nk'isenene kugira ngo abarimu bazaryane, abo muri prive baryane, nabo muri leta bashwane, noneho babaryanishe, ngo prive yishura neza, ngo muri leta bishura nabi. Noneho mwarimu imperekeza ye ntizamuherekeza mu zabukuru ze ngo izamutunge, n'ibi biciro bihora bimusiga agasigara asiganuza. Mwarimu ni ukuvuga ubutaka afite bwaba butoya, twavuze ko batunga ubutaka butoya. Nta mwarimu ugira ifamu nini, nta mwarimu utunga amahegitari y'ubutaka. Ni ukuvuga ubwo atunze bwose arabusorera, kandi abusorera amafaranga ari hejuru y'umushahara we. Urumva mwarimu yata n'akazi k'ubwarimu akajya gushakishereza ahandi. Mwarimu yaragowe, yararenganye. Ubutaka ubwabwo kubwishyura imisoro burengeza agaciro umushahara FPR Inkotanyi iha abarimu. Ni ukuvuga mwarimu niwe muntu udashobora kuzaraga umwana we ubutaka. Mwarimu n'uzamukomokaho bazaba abahanya, bazaba abatindi, bazaba ari ba basaza n'abakecuru batundwa bakajyanwa kwa Kabuga ngo n'inzererezi babaziza ubukene. FPR Inkotanyi yabakubisemo n'abana babo babatunde ngo ni abakene n'inzererezi, ni abasabirizi, ngo bacuruza cyaguha, ni abatemberezi se, ni abacuruza uducogocogo kuko batagira ibishoro birebire. Abana b'abarimu niyo bakwigaho yose, ayo bakwiga ntibazigira bagira aho bigeza, ntibazigera aho bitezamo intambwe n'imwe kugira ngo bazashikira bene gihugu bacu. Ni ukuvuga abarimu baba ababyeyi babo, baba abana babo bazabakomokaho, irage ni ribi cyane. Ntaho bavuye, ntaho bageze, nta naho bagana. Bari mu mazi abira, bari mu kangaratete, abategereza perezida wa Ruda azabagangahura naho FPR Inkotanyi yabanaze mu cyobo njyakuzemo, aho kubashyira ku gasozi njyabukungu. Nibyo rwose aho uvuze uti ntago bazategereza FPR kuko ikaburiye mu isiza ntikabonekera mu isakara. Hari icyo bita politiki yo kumasika umuntu, ukamukubita nka maske mu maso, yagenda ukabona ari undi muntu cyangwa se wagize. Akangaka niko ngewe mbitekerezaho ubu ngubu koko, bitewe na situation politike FPR uyu munsi wavuga irimo. Kuko tugiye kugereranya, kuko wenda koko barabavuga ngo ubusabusa buruta ubusabune. Hari uvuga ngo ubusabusa buruta ubusabune. Hari n'abavuga ngo
ubusa bunguri niba ari bunguri buruta ubusa burya aho kugira ngo ugire ubusa wongera ubusa ugira ubusa bwinshi bwakuvuna. Wagira ubusa burya icyo bita ubusa ni utuntu duke cyane dushobora kugira gute ubona ni ubusa nyine. Tuno tuntu ni ubusa ni duke cyane sinzi ni wenda ushobora gupfa mu minota nk'inga ariko uri aho kanya ugifite akuka. Nicyo gusa wenda hari abavuga bati kuva bongereye ukurikije uko byari bimeze mbere n'ubundi iyo bashaka bari kubyihorera, ariko byose ni politiki, ibintu babikora bitewe n'impamvu. Ariko turareba uyu munsi iyo ufashe 1,108 ni ukuvuga ngo ni amafaranga ameze gute? Ni amafaranga uramutse uyagabanyije n'iminsi 30 tugiye kugabanya, kuko mwarimu ahemberwa iminsi 30 ahari. Azajya akorera amafaranga, ubwo si nk'amafaranga 3,300, tubare 3,500 ku munsi. Si azajya akorera, si nkaho ariyo, kuko nidukuba n'iminsi 30 tuzabona amafaranga 1,105. Niko ndi kubibona. Ni nka azajya akorera 3,500 ku munsi, cyangwa se 3,600 gutyo. Ni ukuvuga ngo rero ni 3,600. Noneho 3,600 kuyakorera ku munsi, uyu munsi kugeza uyu munsi ikiro cy'ibijumba ibiduhi byahingwaga kera bameneraga inka zikabirya kiragura amafaranga 400. Ndumva ibyo ngibyo nawe iwanya ariko bimeze. Ikiro cy'ibijumba niba kigura amafaranga 400, mwarimu nabo bari kumwe bazakenera ibiro nka bingaye by'ibijumba, wenda tuvuge ni nka 3 by'ibijumba. Niba bizabahaza simbizi, ariko hari uwo twigeze kuvugana ati ngiye ndya ibijumba mu rugo, niba ikiro cy'ibijumba kigura 400, nkeneye ibijumba by'1,500 ku munsi. No ukuvuga ngo kugira ngo mpahe nyine nkeneye ibijumba by'1,500, wenda nibyo kurya saa sita, wenda ari bitewe n'urugo rw'uko rumeze. Ariko tuvuga yuko ibijumba by'1,500 ni nk'imifungo, ni nk'ibiro 3 n'igice, sinzi n'ibiro 3 n'igice bizamubahaza bitewe n'aho ariho. N'uyu mwarimu turi kubarira uvuga ati nshobora gukenera ibijumba by'1,500, urumva ko nabyo ashobora kubirya saa sita gusa, wenda nimugoroba ntanarye bitewe n'abo bari kumwe. 1,500 muri bya 300 ngahe harasigara ngahe. Noneho azakenera icyo bita ibishyimbo byo kubirisha. Uyu munsi ikiro cy'ibishyimbo kiri kugura amafaranga 1,000. Kiri kugura amafaranga 1,000. 1,000 wongera kuri amafaranga 1,500 biraba 2,500. Azakenera utudodo two gushyiramo. Umufungo muze bafata gutya n'amafaranga 200. Bibi 2,700. Azakenera amakara yo kugira ngo abiteke bya bindi byose. Azakenerwa amakara ni ndumva ari nka 700 gutyo, kuko nabonye udukara ari dukeya. Niba twabaze 2,800 numva ko bizabigeze muri 3,500, bya 3,500 akorera bibe birarangiye. Ahanga ntitwabazemo utuvuta, twabaze yuko aziyeranja wenda utwo ngutwo gutyo, no kuvurunga inuza utuboga agashyira mu bishyimbo. Wenda ashobora kuzasagura udushyimba azaryaho ejo cyangwa ari buryaho nimugoroba, ariko hari ibyo byanze bikunze azamara yabijumba rigiye yanabimara saa sita bitewe nuko bimeze. Noneho niba amafaranga mwarimu, kuko turi kubona ihaho ry'uyu munsi, urajyana n'amafaranga n'ibihumbi bingaye byose ukasanga nta kintu usigaye. Ni ukuvuga amafaranga 3,500 ntashobora no kuva mu ikiro cy'inyama, aguze mu ikiro cy'inyama ntiyazabona ibizagiteka. Ni ukuvuga ngo amafaranga mwarimu ahembwa ku munsi, yandikiwe ku munsi wowe 108, ntashobora kugura ikiro cy'inyama hano mu Rwanda. Hari ikiribwa atagura byanze bikunze. Urumva uwo mwarimu muri rusange ukuntu ameze. Amafaranga ari buhembwe uyu munsi, aguzeho Primus ntago yarya. Icyo kintu kiri kumvikana. Amafaranga ari guhembwa uyu munsi 3,000 ngahe, aguzeho ikiro cy'isukari, amafaranga ahita acikamo 2. Icyo kintu nacyo kiri kugenda cyumvikana. Ngaho mbwira uyu mwarimu niba amafaranga adashobora kuzamuhaza ku munsi, ahembwa ku munsi, azakurahe amafaranga azishyurira umwana minerivare, azakurahe amafaranga azishyurira umwana amafaranga y'inzu azabamo, wenda niba kodesha, azakura amafaranga ashobora wenda niba ari mu muryango, barimo benshi bari mu miryango y'abantu bakennye. Nibyo bintu turi kwibaza, nibyo bintu turi gutekereza tuti ese kuko aya mafaranga ahawe koko agendanye n'igihe u Rwanda cyangwa isi irimo. Niba u Rwanda uko bavuga bati ubukungu bwateye imbere,
ubushize bazanye ibintu bya Rwanda Revenue byageze wenda byo ngibyo turi buze kubigiza no ku musozo, ariko kwingingo koko ya kabiri ukurikije urabona amafaranga 3500 aramarira iki mwarimu yahembwa azajya ahembwa buri munsi, uyu mwarimu ahembwa amafaranga 108. ntacyo yamugezaho kuko hejuru y'ibyo ngibyo bamukatana imisoro. Mwarimu ntabwo bamusonera imisoro, barayamukata. Mwarimu ibyo byaba bisa nk'ibidahagije, mwarimu atanga ya mituweli kuri we n'umuryango we, urumva ntibyavamo. Mwarimu ibyo byaba nk'ibidahagije, bamutumaho umutekano, bamutumaho ibishingwe. Mwarimu niwe muntu bitabaza ngo turagushaka gupurintinga amasomo wateguye yo kugeza ku barimu. Akenera amafaranga ya buri munsi agendana na printing, agendanye na transport, kumukuraho atuye n'ikigo cy'ishuri aho giherereye, kugenda no kugaruka. Ntabwo bose ariko baturiye hafi y'amashuri. Urumva mwarimu yaragowe gutega moto, gutega KBS cyangwa Zonda, gutega imodoka zitandukanye, amatagisi agenda mugeza aho ajya kwigishiriza, kugenda no kugaruka. Ibyo byose iyo ubiteranyirize ku ngashira imwe, ureteranyije n'ibyo 300 angahe ahembwa ku munsi, ntabwo bivamo. Mwarimu ku munsi akenera 18,000 kugira ngo ashobore kwihaza ku munsi. Buri munsi akaba yamukenera 18 cyangwa 20,020. Noneho wakuba n'ukwezi ugahita ureba umushahara wa mwarimu nyawo. Bityo rero abarimu bakaba bahabwa ikuzo, abarimu bakaba bazigama no ku makonte, abarimu bakaba bagura ibibanza, abarimu bakaba bakubaka amazu, abarimu bakaba barihirira abanyeshuri babo amashuri, abarimu bakaba bakongerera n'amashuri yabo bafite, bakiga bakaminuza bataraminuje, abaminuje bakakora upgrading, bakiyongeza andi masomo, bakagenda nabo biyongera mu ntera, ntibazingamire aho bagarukiriza amashuri ngo bazaba ariho basazira kuri urwo rwego, kuri iyo novo. Mwarimu nawe akeneye ibyamugangahura kugira ngo avumbure, itandukanye no kuvumbukana cyangwa kuvumbukanwa. Mwarimu akeneye amafaranga yatuma akora ubushakashatsi mu bigendanye n'akazi ke n'imibereho nyarwanda. Mwarimu akeneye amafaranga yo gukoresha abanyeshuri puratike, bagakora ingendo shuri ahantu runaka kugira ngo ibyo abigisha muri note mu ikayi babibone no kuri tere, nk'abo biga geographe, abiga chime, za biology, za physics, bose bakenera ingendo shuri. Ibyo byose ni izingiro kuri mwarimu. Mwarimu yaragowe, niyo mpamvu n'ireme ry'uburezi naryo ryahapfiriye. None igihugu muri rusange umwana agasoza atazi gusoma no kwandika, none akazavamo mwarimu, noneho akabahima ko abigishiriza, nabo bakamuhima ko bamwishyura. Noneho ugasanga umwe abaye indyarya, undi abaye indyamirizi. Igihugu mu burezi kirahagwingiriye, nta bavumbuzi tugira, nta bashakashatsi tugira, nta bamenyi tugira, ahubwo igihugu n'abenegihugu basubira inyuma nk'ikoti. Ni ikibazo ntugire ngo si ikibazo cyoroshye, kuko urabona hari ahantu ushobora gutekereza uti mwarimu yongereho ko umushahara yongera amafaranga, ariko ukirengagiza ko n'ayo mafaranga mwarimu, ikintu ndi kubona kugeza iyi saha logique ndi kubibonamo, niba ari umwarimu ufite umwana wiga, tuvuge yiga segondere, ayo mafaranga n'ubundi azahembwa nayo atangaho minerivare akayaha umwana, yarangiza kuyaha umwana bakongera bakayamuhemba, akongera ubwo bishatse kuvuga ngo n'ubundi mwarimu azigishanya inzara, azigishanya ubukene, azabaho muri bwa buzima bubi. Ikintu cya mbere rero bakagombye gukora, buriya bakagombye kuregulariza ibintu, bakareba bati
nibyo twagiye tuvuga ku isoko bihagaze bite. Minerivare icyo bita school fees, amafaranga y'ishuri ahanga ahagaze gute kugeza iyi saha? Ku kwezi nako ku gihembwe umunyeshuri ari kwishyura amafaranga angana gute? Umwarimu abarimu arabafite abana batatu, arabafite abana bane, arabafite umwana umwe, hari yego n'abatabafite, ariko iyo turi kureba tuba turi kubara umuryango ukomeze. Bakabanza kukadira bati ibigo bya leta muri rusange bihagaze biti. Twe turi kuvuga impamvu turi kuvuga ibigo bya leta byinshi byagize icyo bita gupfa kwireme ry'uburezi. Muri kwa gupfa kwireme ry'uburezi cyane cyane nk'ibigo bigendanye na za primaire, ireme ry'uburezi ryarapfuye kuko umwana hari yarangiza primaire atazi gusoma no kwandika. Secondaire nazo zizamura ireme ry'uburezi, bagerageza kuzamura umubare w'amafaranga menshi cyane. Bishatse kuvuga ko hari secondaire mwarimu atazajyanaho umwana we. Bigaragara uzare nk'amafaranga abana bajya gutangirana, muzazane z'ababyeyi zanyu, abenshi bazazi bafotoreye bazibereka ibifaranga bazarundaho. Ejo bundi uzasanga wenda bazibohereje bati birangana gutya barakusanyije ati nukuvuga ngo ni circulation y'amafaranga hagati ya mwarimu ahereza ari kwishyura minerivare ariyo bavuga bati azamugarukira. Ni ibyo ngibyo rero turi kugenda twibaza ku mwarimu uyu munsi uvuga ati minerivare yongereye, ariko ikiri kwirengagizwa cyane bahagombye kureba yese yiyongereye par rapport kwa iyongereye ubuzima bumeze bute mu gihugu ugeranyije nuko byari bimeze muri bya bihe byashize. Hari icyo rero wavuze uti nibura iyo urebye ubona mwarimu yahagombye gukenera ibihumbi 20 buri munsi, twakuba n'ukwezi kaba ibihumbi 600. Ibyo ngibyo we wabibaze uburiya uri kubara nk'umuntu wenda wigishije uti abonye ibihumbi 20 ku munsi asohora ya naya, azasoramo minerivare, asohore mwayo kurya, asohore mbega ku buryo azajya kwigisha ari motive. Ariko ngiye ibingibi ndabona nanone bigiye kongera kugaruka ku mutwe wa mwarimu. Muzaba mubireba bizagaruka ku mutwe wa mwarimu gute? Kubera ko aya mafaranga niba adafashije, twabibonaga mbere ukuntu byari bimeze, abanyeshuri babahagataga ngo agahimbaza musiki. Hari naho twabibonye ngo babipfuye niba ari mu burasirazuba, niba ari ngo mwarimu ngo directeur ntatanga agahimbaza musiki, niba ari musiki nagahimbaza musiki ngo bakunda gupfa ko kantu cyane. Agahimbaza musiki kava mu babyeyi, sa amafaranga mbega nago bayita minerivare, gava mu babyeyi ngo nakazahemba mwarimu, kandi mwarimu yagombye guhembwa na leta. Mbwira ukuntu utanga minerivare uri umubyeyi warangiza ukajya kongera gutanga amafaranga yo guhemba mwarimu, kandi leta iri kuvuga ngo iri guhemba mwarimu. Nukuvuga ngo ikintu cyagombye kujyana, baranavuga ngo education pour tous, ngo kuburezi kuri bose wo kwiga no buntu. Byo nta buntu buhari, nta buntu buhari mu Rwanda. Mbona n'amashuri y'Ikigali yose yishyura kandi yazamuye minerivare. Icyo tubona nuko niba leta yashyizeho igiciro standard cyangwa se amafaranga y'ifatizo yo kuvuga ngo mwarimu azishyura azajya ahembwa amafaranga angana ya naya, bahagombye no kuvuga bati ikintu bita amafaranga y'ishuri turayashyiraho afongisiyo y'uko ubuzima bumeze mu gihugu. Nkuko kira gihe kera amafaranga niba ari 5,000 wamenyaga ngo kugiye muzajya utanga amafaranga 5,000, niba ari 7 n'ibyo ngibyo. Hano uzasanga mu Rwanda hose buri directeur aragenda ngo akihererana inama y'ababyeyi, akagenda ngo bahizaho ngo igiciro cy'ibingu, ukibaza niba directeur yaraguze ikigo, ariko wasaba barabiguze nkuko baguze imihanda. Ibyo ngibyo nibyo nanone ubona ko bigenda bigonga ababyeyi muri iki gihe, ariko bigonga umubyeyi babigonga na mwarimu, kuko mwarimu n'ubundi umwana we ntiyiga ku kigo, ariho wenda ngo bazamubabarira azajya ku kintu n'ubundi aya mafaranga n'ubundi uzasange ntacyo bimubwiye. Bari kwishima uyu munsi kuko bumva ngo byiyongereye, ariko nibatangira kuyafata batangiye kuyakoresha ndumva bizaye ikibazo. Hari ikindi rero nanone tugarukaho bwana barafinda ku kintu bavuga ngo babaha inguzanyo, ngo babaha inguzanyo. Twibuka yuko inguzanyo ni inguzanyo nyine, kandi inguzanyo n'ubundi ni yandi ariko ugomba kuzakora uri nubwo bavuga ngo bayishyura igihe kirekire, ariko ni inguzanyo. D'abord wagombye kuvuga uti iyi nguzanyo izakora iki? Wenda nk'uyu mwarimu sinzi wambwa ati baduhaga miliyoni, niba ari ku miliyoni 2,000 ngo bazishyura, niba byikubye kabiri ati bazaduha wenda enye mu Rwanda uzazikoresha iki? Tuvuge nk'umwarimu w'i Kigali, umwarimu w'i Kigali azatura yagujije miliyoni 4, kuko ikintu umwarimu yagombye guharanira ni ukugira ngo atuze umuryango we, agira abana, amererwe neza. Mwarimu ashobora kuzagira inzu hano i Kigali bwana barafinda? Mwarimu ntiyagura n'ikibanza mu Rwanda hose. Mwarimu usibye n'i Kigali ntiyakigura mu karere ako ariko kose ko mu Rwanda.
ntara enye zose zo mu Rwanda n'umujyi wa Kigali haba ntiyakihagura, mwarimu ntiyakubakamo inzu, mwarimu ntiyabona imisoro y'ubutaka, mwarimu ntiyabona imisoro y'iyo nzu, mwarimu ntiyabona amafaranga y'ibikoresho byubaka inzu, mwarimu ntiyabona n'itike imukura aho atuye kugira ngo agere no kuri icyo kibanza. Mwarimu ni ukuvuga bamugize umuhanya, umutindi, nyakujya, nibo bari mu byiciro biriya byo babakubisemo ubudehe, babakoze ubudehe karahava. Mwarimu niwe muntu uri inyuma n'ikote iyo baryambaye, mwarimu ugasanga koko n'abamukomokaho bose bazaragwa ubukene. Mwarimu ahagana hateye agahinda cyane. Mwarimu ni ukuvuga ntazashobora kwihahira ngo ahahire umuryango we ngo agire n'iterambere, azahora mu iteranyuma. Mwarimu ntateze kuzashobora kugendana na sayansi y'isi aho igeze, na sayansi y'igihugu. ubwo yo mvuze sayansi ni ubumenyi n'ubwenge n'ubushakashatsi byose n'ikoranabuhanga za tekinoloji. Ntabwo mwarimu azagendana n'ibihe .com tugezemo. Mwarimu azarushaho gusaba yangwa ku buryo mu myaka izaza, mu bihe bizaza, hazahora imyigaragambyo, abanyeshuri bigaragambya bashaka ko mwarimu yazamurirwa imishahara kugira ngo abahagarara imbere ahagaze bwuma, ahagaze nk'ikiremwamuntu gifite agaciro. kugira ngo wenda aho bahumve neza, wari uvuze uti mwarimu ntazagendana n'igihe ukurikije uko siyansi imeze. nuko ibihe biri aho turi, aho isi igeze, iradusaba yuko abantu bakora ubucukumbuzi n'ubushakashatsi, kubera ko dukeneye isi iri kugenda mu buryo bw'ikoranabuhanga cyane. Mwarimu wenda ntazava i Kigali ngo ajye gushaka bya bitabo byo kwigishirizamo, azajya kuri interinete kubishakisha yaba ari mu rugo. Ariko icyo kugira ngo abantu babyumve neza aho ngaho, wenda wari ubivuze wihuta, ni ukubera ko n'ikibazo cya interinete gihenda uyu munsi. Mwarimu kugira ngo agere kuri interinete nibura yakagombye kuba afite mashine, laptop, kugira ngo ajye agenda akora ubushakashatsi, arebe n'ahandi atese nzigisha gute, ndirefera kuri ibi n'ibi, ndakora ubushakashatsi gute. Ngira ngo n'ibitabo ntekereza ko hari byaba ari bike, ariko nabyo yagombye kwiyungura ubundi bumenyi bwinshi cyane ukurikije uko isi imeze. Noneho ikibazo, laptop wenda azagenda irahenda, iri mu 400. Yakagombye gukoresha 400 azabikura he mw'uwo mushahara. Ikindi cya kabiri, nabona laptop wenda tuvuge ashobora gushakisha no kuri telefone ishobora kumufasha ibyo ngibyo, ishobora kusanga igera mu 400 nayo. Wava ngo ni telefoni nziza ishobora kumubikira umuriro, cyangwa se ikaba ifite na memoire nini. 400 kuzamura yo wenda ni makeya. Ikindi nanone dutekereza kuri hejuru y'ibyo ngibyo, wenda abonye niyo telefone icyo bita internet yo mu Rwanda, aho itagenda nabi, igenda nk'akanyamasyo. Ni hahandi bagenda bayigabanyiriza umuvuduko umunsi ku munsi. Ni hahandi mwarimu ashobora tuvuge internet nabonye gigabyte itagera kuri gigabyte, niba ari amafaranga 1000 azayikoresha mu gihe kingana iki. Na downloading akantu kamwe, cyangwa se agiye kuri YouTube ngo arebe akantu, ya gigabyte ukaya ihitishira ukabirwa hanigize, ukazasanga mwarimu ashobora kuzajya kenera buri munsi nibura amafaranga 1000. Nabwo ntabe satisfait yo kugira ngo abe yajya online ashakishe ibyo ngibyo byose. Ayo nayo ukabona ni ibintu ubona mwarimu yagombye kuba ari umuntu ari umushakashatsi, ahora ashakashaka areba aho ibintu bigeze. Ariko ikibazo nanone ni internet yo mu Rwanda uyu munsi. Ndibuka narebaga mu bihe byashize nko ku bintu bya Airtel, niba ari Airtel ni MTN, internet bajyaga batanga megabyte niba ari 250 ku ijana, ariko ubu ngubu ijana riratanga megabyte 50. Megabyte no kuvuga ngo megabyte 50 zaratanga 250. Megabyte 50 rero nta nubwo na Facebook wazifunguza zahita zishira ku kanya.
urumva mwarimu koko utari kugendana n'ibihe daboro n'ibihe by'ikoranabuhanga ubundi koko ubwo bumenya zabuvoma hehe ni ukwigisha ibyo yize no gushakisha hehe tuzagendana n'isi gute kandi bavuga ngo u Rwanda rwateye imbere mu ikoranabuhanga kandi naryo bari kurihenda ari ry'abantu bari kwigiramo. mwarimu ntazatunga smartphone imugeza ku bumenyi n'ubushakashatsi bishasha bigendanye n'isayigeze, ntabwo azigeza kuri computer. kandi mwarimu abana be ntazababonera ibyo ku ishuri baka. amashuri ahora azamura minerivare buri gihe, mwarimu ntazagendana nabyo. kandi ku ishuri bahora bavuga ngo mutange amafaranga y'inyubako yo kubaka, bagahora batuma ababyeyi amafaranga menshi yo kuzamura inyubako z'ibigo, bashora imari mu mafaranga y'ababyeyi, bakababwira amafaranga y'inyubako kandi ngo badafitemo imigabane. urajya kubaka ni ibigo byose byaka amafaranga y'inyubako bikayaka ababyeyi, kandi ayo mafaranga muri rusange icyo kigo ntabwo baba bafatikanyije ibikorwa ku buryo bajya kubakira ikigo, ntaho bataka amafaranga y'inyubako. ntabwo ari abafatanyabikorwa wavuga ngo bafitemo imigabane, ahubwo bakabarumira mu mibare, bakabavuruganya, bakayabakuraho, bo bakiyubakira ibigo bikaguka, byamara kwaguka abana babo bakabura minerivare, bakabirukana. abana b'abarimu nibo bantu badakomeza za kaminuza, nibo batarangiza sekonderi. abana b'abarimu nibo bazakena bagire umukeno nk'uw'ababyeyi babo. abana b'abarimu nibo bazaba bahanya nk'ababandi b'abasangwa butaka cyangwa abasangwa butaka, uko bagiye basigara inyuma bagasigazwa inyuma n'izi za leta za FPR Inkotanyi, zikabakura no kuri gakondo zabo zikajya kubarundarunda ahantu hamwe kugira ngo bakenere hamwe. nibakena ejo bazaze bahabirukane cyangwa bazasange bapfuye bose bishwe n'inzara n'ubukene n'ubushomeri, kuko nta muntu ubitaho, bigaruriza ibibanza byabo. noneho ugasanga mwarimu nawe nirwo azapfa, nirwo bamuteguriye, niho yerekeza n'umwana we n'imiryango ye yose. ni ukuvuga mwarimu niwe muntu utazashobora gutanga ayo mafaranga abayobozi b'ibigo batuma buri munsi, ngo y'uduhimbaza, ngo ayo kubaka ibigo, ngo tushaka ngo aya kompiyuta, ngo tugure amakompiyuta. ugasanga ababyeyi nibo bagurira ibigo amakompiyuta, nibo babagurira utubati, nibo babagurira byose. ugasanga ndetse bimeze nk'insengero, aho umushumba ajya kuza aragiye, n'abarimu nabo n'abanyeshuri ni uko byabagendekeye. abayobozi b'ibigo barabavuruganya kweri. ni ukuvuga abarimu ntibazashobora kwihangana no kugendana n'ibyo bihe, n'iyo situwasiyo, n'ibyo biguzi bitandukanye by'ako kageni bitagendanye n'imishahara ye. mwarimu yaragowe, yararenganye, ni akarengane k'ibihekane koko. abo bategereze ko nzabarenganura, kuko narabibijeje nibo bazishura bazabona umushahara wa mbere, abasirikare ya kabiri, abaganga ya gatatu, n'abandi bakozi ba leta tubakurikizeho. naho FPR Inkotanyi iriho kubakenesha, izabakenesha bahombe banahombane, nk'uko nabibabwiye 2017 ko nibahomba bazahomba bakanahombana. ubu barahombanye, bararenganye, barahombye, baranahombana kweri. bose babaye imiguta, ntibagira n'amavuta yo kwisiga, ntibagira n'inkweto zo kwambara, haba n'amasogisi. abarimu bo mu cyaro n'abo mu mujyi bose ntabwo wavuga ngo umwarimu icyerekezo aganamo. viziyo 2020 ntiyigeze yibonamo, n'indi viziyo bashyizeho nayo ntazibonamo n'abamukomokaho. ni ukuvuga abarimu bazazahara nk'abasirikare uko bazahara iyo babakubise demobe. nibyo urakoze cyane. turi kuganira ku musozo, numva twakoze ikiganiro cyiza kandi kiryoshye. twari twavuze ko turi buze no ku bintu bya transport, ariko tuzabigaruka wenda ubutaha uko bimeze. ariko uyu turi kugana ku musozo, ni ukuvuga ngo kuri wa musozo wacu ukuntu ngiye mbibona,
burya kwica mwarimu cyangwa kudahemba mwarimu buri kwica sosiyete yose. Ni ukuvuga ngo umushahara wose burya akenshi mwarimu yagombye kugenerwaho ko umushahara uri imbere y'imishahara y'abandi. Kubera iki? Kubera ko mwarimu ni rubanda rugufi, rubanda rwo hasi burya amafaranga yagombye guhera kuva kuri rubanda. Iyo circulation y'amafaranga yagombye kuva hejuru ajya mu baturage, hakujya ave mu baturage ajye hejuru. Ni ukuvuga ngo mwarimu, tuvuge mwarimu benshi, abarimu benshi, ibigo byinshi bigiye biri mu cyaro, biri hirya no hino, ariko byegere abaturage. Iyo mwarimu afite abaturage, iyo mwarimu ahembwa amafaranga menshi, azabasha kugura umurima. Nabasha kugura umurima, abashe kureba abaturage baze kumuhingira abaha amafaranga. Abashe kuba yabaha icyashara ku byo bacuruza, nabo ya mafaranga bageremo. Nabashe kugura itungo warikire hari yabo n'ifumbire, ndetse hari n'abandi kugafumbire kubera ko yahembwa agafaranga kenshi. Ya mafaranga rero yagiye afasha abandi, cyangwa bahereza ifumbire, cyangwa abagurira ubutaka nabo bagura ubundi, nicyo cyitwa kubasirikiriza, kugabana amafaranga kwa bene gihugu, guha abene gihugu bagenzi b'amafaranga ariko yaturutse kuri ayo. Ariko igihe cyose mwarimu atazabahembwa umushahara muri rusange uhagije kandi ugize icyo umufashe, ni kwa kundi mwarimu azicwa n'inzara, noneho akajya guhora yikopesha, yakwikopesha akanambura, bakamubonamo nk'umwambuzi, agaca ahantu yasebye buri gihe. Ntazatanga ireme ry'uburezi, icyo ni icyambere, ntazanatanga n'iki n'ubukungu muri rubanda. Ni ukuvuga ko bari abaturage, mwarimu ari mu kigero cyo hasi ariko kiri mu baturage, kandi ni benshi. Nibo rero bagombye gushyirwaho imbaraga, bagombye gushyirwaho imbaraga. Y'amafaranga yose bagendaga batwaka ngo duhimbaza musiki n'uduki twose n'utundi twinshi cyane, amafaranga ngo y'inyubako, ibyo byose bagombye kuba ahubwo barabigiraga bavuga bati tuzamure mwarimu, wenda basaba bararundaga kujya bagire gute. Ariko ikintu kigaragara cyagombye gukorwa cya mbere ni uguteza imbere mwarimu. Kugeza iyi saha rero uko mbibona, ntabwo uriya mushahara kuri mwarimu ukurikije aho isi igeze, aho ubuzima bumeze, nta kintu wamumarira ukurikije uko bimeze. N'uwo mu cyaro simbihamya. Naho ngaho rero ndumva turi kugenda tuganiye ku musozo. Ikintu kizaba cyiza cyane kizaba nuko kihe kizagera mwarimu uko agahabwa agaciro. Kera mwarimu ntabwo yitwaga umuntu uciriritse. Mu cyaro wasanga ati urugo rwo kwa mwarimu ukabona ko ari urugo rwiza uko rwiyubashye, ariko mwarimu murahura ukabona ararira ayo kwarika. Abarimu bari bageze igihe uyu munsi cyo kwivugira, bakajya ku macano, bakajya ku maradiyo, bakabigaragaza bati twararenganye. Ni byiza ijwi ryanyu mwarizamuye, ariko n'ubu ntimuhagarike gukomeza kuzamura ijwi ryanyu. Mwesitime tuzabibona amashuri atangiye, tuzareba uko bizaba bimeze, ngo bazatangira kubahemba mu kwa munani, ariko bari kubahemba abenshi nizera ko muzaba muri guteganyiriza minerivare z'abazaza, kandi nzi ko zitazavamo. Tugannye ku musozo rero, reka barafinda twashoje, ariko twagira ngo ubwire abantu si ukubasezera, ahubwo ni ukubabwira ati tuzongera tugaruke ubutaha tuganira, ubabwira uti mukomere cyane. Karibu rero, ijambo ritoya nk'umunota nk'umwe kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu. Yego murakoze. Anzura nimba yararenganye niwe ugomba kurenganurwa, akayishurwa amafaranga meza, iyo akabinjohe, akaryosha n'abana bacu, haba mu bitekerezo, bakagira ingengabitekerezo nziza, ntibagire ingengabitekerezo mbi nk'abategetsi uko bateramo serumu mbi, ingengabitekerezo mbi mu barimu. Kandi umwarimu akaba ari we muntu ugomba kwishyurwa amafaranga meza gusumbya abandi bose. Abakozi ba leta bose, bari abapolitisi, abategetsi bihemba imishahara ibyibushye nk'intama, nk'utubenzi, imisaya myiza, yose tuyahindukirize kuri mwarimu. Mwarimu aba ari uhembwa ya mbere meza, abasirikare bahembwa ya kabiri meza, abaganga bahembwa ya gatatu meza, n'abandi bakozi ba leta bose bakurikizweho. Ariko abapolitisiye impamvu banabundira n'ubutegetsi ni uko bihemba imishahara ibyibushye nka za ndendo, nka misaya myiza, nk'utubenzi nyine, nk'ibitama bibyibushye, nk'inka z'inzungu zibyibushye. Ni ukuvuga iyo mishahara tuzayihindukiza, tuyikure ku banyapolitike bigabije ubukungu bw'igihugu, bisaranganyijemo ubukungu bw'igihugu, bakaba ari bo bigwijeho ibya rubanda byose, kandi rubanda ari mwarimu n'abanyeshuri n'ababyeyi. Bakaba mwarimu baramubyigiye inyuma y'urugi rw'ishuri, bakamubyiga mwarimu, bakamuryoza inka ya nyangara nk'aho yakoze icyaha, nk'aho ari
ibihano nk'aho yibye imbwa bari kuyimwishyuza, mwarimu bakaba baramugizeho byo, mwarimu bakaba baramwandagaze baramutesheje agaciro, kandi kera mwarimu niwe wari ufite agaciro, washoboraga kugura ikibanza no kubaka inzu no kurihirira abana be nabo bakaminuza hamwe n'abasirikare, bakaba aribo bantu bagiraga agaciro, ariko ubu bakaba aribo bateshejwe agaciro ngo katwawe n'abapolitisiye bo hejuru, bakaba bihemba amamiliyoni nk'aho bakora cyane, kandi imirimo iba yakozwe n'abanyamabanga abasekoreteri. Ibyo byose turaze tubivugurure tubikureho, ibyagoye abanyarwanda, mwarimu yishyurwa ya mbere neza, noneho n'umusirikare yishyurwe neza, n'umuganga neza, n'abandi bakozi ba leta mwese mushoze mwishyuwe, aba leta n'aba pirive mwese, imigabo n'imigambi y'abanyapolitike beza bashaka, turaze ikosora ibyananiye FPR Inkotanyi yabakubitiye mu kadegi agasaje n'agasasa, ibabyigiramo kweri bakubita ibaziringa, ibavurunga no mu bitaba, mu mazi, mu byondo byose, ikaba yarahindanyije n'isura y'igihugu n'ubukungu bw'igihugu, yarahindanyije isura ya mwarimu n'umubyeyi n'abanyeshuri, bakaba bose baragowe, higa bake agatoza bake, noneho tukagira injijuke nkeya, tukagira abatarize benshi kubera FPR Inkotanyi yakenesheje rubanda. Urakoze cyane rwose, urakoze cyane ko wemeye ko tuganira. Ndumva abashakaga bati yari yaragiye, ngira ngo aho ari ijambo aracyarifite kandi aracyakomeye. Ubwo rero rwose ukomere cyane, usuhuza umuryango, kandi abaruda n'abarudakazi na twaturuda tutarafata irangamuntu n'abandi bose ubasuhuze, natwe imbera kuri ziragusuhuza, n'abanyarwanda bose muri rusange ku isi. Ukomere cyane kandi Imana ikomeze ikurinde. Yego, dukomerane ntitugakomereke, turi wacu Rwanda, tuzakemura ibyabangamiye abanyarwanda. Urakoze cyane. Yego. Bakunzi b'urubuga rwacu rero ukuriganza ndetse no kuritsinda, ngira ngo uwo ni Barafinda Sekikubo Fred twaganiraga. Mu kuganira rero urumva ko twaganiriye ku ngingo cyane igendanye na mwarimu, n'izindi ngingo twagiye tuganiraho. Uyu munsi twibanze ku ngingo cyane y'umwarimu, ubuzima bwe uko bumeze, nuko bamwongereye umushahara, nuko bwari bumeze, nicyo byamufasha. Ntimugire ngo abandi twabibagiwe, izindi segiteri zose turebamo umushahara ni mutoya hose ugiye ugereranyije muri rusange. Hari abantu benshi abanyerondo leta yashyizeho inzego nziza zo guhembwa ariko zidahembwa. Hari aho bita ngo abanyerondo bahembwa 20,000 ayo mafaranga muhembwa mute banyerondo? Abafasha iki? Hari abandi n'izindi nzego zigisha zigeze, ukurikije uko ubuzima bumeze bw'igihugu uyu munsi, ubuzima buragoranye, amafaranga ni makeya. Ndumva icyo kintu ntawe utacyumva. Hagakwiriye gushakisha ubundi buryo rero ibintu bizamuka, ku buryo ibintu bigendana n'igihe uko kimeze. Ngira ngo iki kiganiro cya mwarimu kirangoroba ibintu byinshi cyane, kirasobanura ibintu byinshi cyane. Mwarimu yahembwa burya namwe amafaranga bageraho, ariko ntago twibagiwe yuko nuko ibintu bimeze gutya ngo twibagire ko u Rwanda rwuzuye abashomeri benshi. Umushomeri arimo arandeba aravuga ati uri kuvugira mwarimu kubera ko nibura wafite akazi, ngiye nakabuze ndapfuye. Nawe mu by'ukuri iyo turi kuvugira mwarimu ko nawe buriya iyo umuntu ari guhembwa nabi, nawe ni nkaho ari umushomeri, nawe ni nkaho nta kintu, kuko aba yirirwa akora ariko nta kintu akorera, nta kintu acyura. Ubuze nk'urugero, niba wirirwa ukora amafaranga ukayafata, wamara kuyafata ugahita uyatanga minerivare, amafaranga y'ishuri ntarayo uburiye, ariko ubu yabahaye, sibyo? Wenda uravuga uti umwana wawe ajya kwiga. Hari abiga hatari ireme ry'uburezi, umwana arambigize atazi gusoma no kwandika. Hari byinshi rero Barafinda yagiye adusobanura n'iki, ati mwarimu ntashobora kugura akarima, ntashobora kugura iki. Yego, hari abiyeranje uturima kuko bakagenda batugura bitewe n'akandi karesuruse n'akandi kantu yakuye ahandi, wenda bafite uburyo biyeranja n'ubukeneye cyo, wenda ubuzima bugakomeza. N'ibyane nababwiye ntiburagoye, ariko ukurikije uko umushahara umeze, ngira ngo twagiye dutetaye akantu kandi ndakurahiye ibintu biragoye. Ibanga ubwo mukoresha abarimu ubwo ngubwo murariza, ariko nabasabira Imana kugira ngo dukomeze dusunike tureke ibintu byazagenda neza. Burya ngo nigize gute, niguye iva hakanyita, ntawamenya uko bizagenda.
niba yakoze ibi ngibi rero tuvuge ko no bwa mbere uko byaba mu kuvuga ngo yongeyeho 80 na kangahe kwijana iyabahe idakwiye iyo misanzu n'ibiki ya FPR n'ibiki yabahe nipfe kuyabaha, ariko nanone nigende irebe imfungwa za politike. Karasira Aimable amaze igihe muri gereza, sinzi niba amenya ataranasomerwa n'urubanza yanaburanyije ubundi, arazira iki? Azira ibibazo by'amateka, afite depression, tuzabigarukaho nanone ibye muri rusange. Noza ba Christophe Kayumba barafunze, ba Deo Mushayidi imyaka 10, Mushayidi afunzwe imyaka Burundi azira ngo icyaha cyo kubeshya, ngo yavuze ko afite ngo ingabo ngo nugungabanya umutekano mu gihugu, yarabeshyaga ngo afite ngo ingabo mu majyaruguru, ibyo byagaragaye ko ari ukubeshya ko ntazahagaragaye, ugakatirwa imyaka 10 ngo nugwangabanye. Hari ikintu abantu bakagombye kureba muri rusange, mbabwira ni u Rwanda turi nukwikorezwa irusyo n'ingasira, ariko natwe bakatwikorangira ngo muri kuvunika kuturusha. Nkunda kubivuga icyo kintu. Mushayidi kira cyagomba kuregwa icyaha cyo kubeshya, ntabwo yagomba kuregwa icyaha cyo guhungabanya umudendezo w'igihugu, kuko nta hantu bigeze bigaragara ko yawuhungabanyije. Ni benshi bamuzayo begiye kwiyamamaza bikarangira bigenze bite, n'abandi utabara bagiye burirwa irengero biki rwose. Ni twone twagiye ku kantu kamwe, ubutaha tuzagenda wenda tugaruke ku kibazo cy'ubushomeri. Ta transport bura tuzumva nawe icyo bivuga, nabwo tuzongera tumwe ijambo, ariko byose tugenda tubigarukaho tubivugaho akantu kandi. Ibi bintu rero birababaje, nta no bitababaje, ariko nanone mwibuke ko bwarimo niwe shingiro ry'ubuzima mu by'ukuri ku mbaraga Imana byaramuhaye. Kandi burya no mpamvu banigisha nuko banita ko baba barabyize, ariko igihugu kidafite abantu bize, ubuse niba uzumva ngo bana barangije primaire kubera za promotion automatique, nubwo za automatique hari ibigo byiga aho ukabona ko byiga, kubera icyo ari ibigo byiga bigatsindisha 100%, ugasanga hari ikindi kigo mu Rwanda cyatsindishije umuntu umwe, cyakigatsindisha 2 cyangwa 3, cyakikabura n'umwe. Kubera iki ibyo ngibyo bibaho? Twagombye kubanza kureba icyo kintu. Ubwo se urumva atari urusumbane? Ni ukuvuga ngo hagombye kuba partage y'uburezi mu Rwanda hose, niba ari education pour tous, ikaba education pour tous, niba education pour quelqu'un, sibyo? Ikajya hose, ntijya ahantu samuweya runaka, sibyo? Haravuga bavuga ati hari abajya kwiga mu mahanga, kuko turabizi ko hari abasohoka igihugu bakajya kwiga hanze y'igihugu bakigira hanze, kubera nyine nuko haba ari cyo bagiye kuhakura. Kugira ngo rero ibintu bicike, nyagucika yuko abana b'u Rwanda bajya kwiga hanze, nuko mu Rwanda hakagombye kuba hari nk'ireme ry'uburezi bajya gusanga aho hanze. Ibyo byagombye gukorwa n'abanyapolitike. Umunyapolitike ufata umwana akamujyana kwiga hanze y'igihugu, bishatse kwerekana yuko igihugu cye nawe aba atacemera. We hagombye kuregwa nawe kugira gute kwanga igihugu cye no kudindiza ireme ry'uburezi, kuko yagombye guharanira yuko ireme ry'uburezi, igihugu cye nta reme ry'uburezi gifite, none uwohereje umwana wawe hanze. Bishatse kuvuga ko babana burya ba rubanda uri kurebera ntacyo bakubwiye, niba umwana wawe adashobora kwigana na rubanda. Ni kimwe nuko wareba iti biryo byo mu gihugu ntabyo narya, aho uri ministeri w'ubuhinzi, sinarya inyama zo mu gihugu, kandi ministeri w'ubworozi nzajya njye biturutse hanze. Bishatse kuvuga ko ibyo uri kubona mu Rwanda aho ngari rabishi kuri wowe nta kintu byakuba ari bibi bigize, none urabigarura abanyagihugu. Ibyo ngibyo birasa nta nutabibona. Niba rero bashaka yuko ari egalite, ari uku mbega abanyarwanda bose bangana, abo bana biga mu mahanga bige mu gihugu, sibyo? Nibwireme ry'uburezi rizazamuka. Ese ko twumvise ko mujyana abana banyu mu mahanga, abanyarwanda ngo bagiye kwiga mu mahanga, ibaze imyaka 20 n'ingahe, 30 FPR ku butegetsi, ngo arabarimu bazaza mu kwigisha icyongereza ngo baturutse muri Zimbabwe, niba ari 550 ingahe, niba ari 450 ingahe, ngo bazaza kwigisha mu Rwanda icyongereza. Ariko urabyumva, gufata igihugu ukabura abantu bigisha ururimi, ubwo subo waramaze iki? Iyo tuvuga ngo FPR ikwiriye kuvaho ikagenda, hakaza amaraso mashya. Amaraso mashya turahari tugahindura ibintu. Ibyo nicyo kintu rero bakagombye kumenya. Bamara kukimenya bakavuga bati koko ba bantu baratwenze, kuko rwose turiba uburyo twakumva ibyaba abantu bavuga, bakikuraho barafinda baravuga ati bakazamuye amaguru n'amaboko, bamara kuzamura amaguru n'amaboko bagakubita akabuno hasi. Kuko ibintu mu by'ukuri biteye ubwoba, ariko uko tubibona byanze bikunze bizagera gute,
bizashira uko byagenda kose. Ubwo rero tuganye ku musozo w'ikiganiro, tubashimira uburyo mukurikira ikiganiro byacu, uburyo mwakoze subscribe, like, share ndetse n'ibindi. Ndumva rwose tubishimiye. Mukomeze mubikore, kandi abashaka kutwandikira tuba twashyizeho nimero yacu, ubatayibonye ajya yandika muri commentaire, tuzajya tuyimuha, ariko ibigaragara igihe ubona ikiganiro gutya nimero yacu ibigaragara ubuyibona kamemo. Ubwo rero dukomeze twungurana ibitekerezo kandi duhererekanye amakuru ku bibazo bigiye bihari. Barimo urugamba n'urwanyu rero, urugamba n'urwanyu. Wenda uyu munsi bati bongere gusa 10% niryo babahaga, ukabona bongereyeho 4 kuri 40. Ndumva vraiment ubu ngubu kuva bongereyeho ayo ngayo nyine ni ibintu, ubwo n'uburyohe kuri mwebwe, ariko dukomeze turebe uko ibintu byazagenda. Ndumva rero tuganiye ku musozo w'ikiganiro. Mukomere cyane, dushimire kandi Barafinda twakoranye ikiganiro. Uwiteka akomeza abahire, kandi ni mukomeze mubane natwe, Imana ibane namwe ibihe byiza, kandi ni mwizerwa. Mwaganiraga Silva Perezida PS Mbera kuri i Kigali mu Rwanda. Ikiganiro nakagaruka dukomeze dusenge dusengerana kugira ngo ibihe birangire kandi birangire neza. Ciao.